kagare ka Kimonyo ngiye mashaka kugira ngo ntatware sharika Kimonyo se hano yanyuzera kaguresheje nkayiyemeye reka mbaze nkwame mu gakeya nturure neza umujyi ndebe neza nk'amato nsara aye cyari gikorwa buriya ni cyamundangirira hagarara ndaje hagarara ngaho hagarara ntabwo Nakagwajewe ariko butego ndayijanye ibyo bibikureba rwose jewe Kimonyo sinariwe cyesha reka nabaye matabara bishe n'undi yarushye igena herenye igende imihanda yose takugwa byeriwe takugwa n'abatakunywa babari tayigawo pakare undi njyewe agafaranga sinagafashe azongera kunywera mu kayitasi n'amafaranga ntituzongera no guhurira mu muganda nzayamuha amafaranga kandi avuye mwene aruganye biti ziturikanika kuko nzi neza ko zizabya ifuko nanjye nkatambuka bafata muri ndiga zanjye mwihanganira ko namubona muri iyi si ku Mana twese turabishyirika nguriya ndamubonye we reka ricara tambona gahe wowe icara ngaho utuze n'ubundi busaba abantu bose batugwa nzanaribo babundi njye ubundi nshire n'umwana wanjye yewe musigara mucunga umutekano w'iyo moto yanjye nako ni igare yitwa Itakuza ufite ibinini by'umutwe umuvuka mfite n'agafaranga nakoresheje n'agahene ariko bakire bagiye borora myinshi banubaka ibizu bidakomeye n'icyanza banapfumara kaho yizane rero wowe uremera sawa urambana umukobwa ndamujyana niba ufite umukobwa urayogeza n'umukobwa kuko yewe amafaranga afite unomuzi ni benshi ariko unomuzi reka ryivuga ziraryoshye bundi haraburamo nono na za manderina n'amapome cyangwa se reka rizamukire njye no kureba n'izindi voka nyinshi n'imineke ubundi uyu mujyi wo mbona nanjye umeze neza niyo mpamvu ngomba kugenza kurira amafaranga ngo
ngomba kuyendera ngana kuduyaye. Dore murabona yuko iyi si n'ubundi dore abantu bose bishimye nta nzara iri mu gihugu rwose. Dushyire imbaraga nyinshi mu gukora tunashake amafaranga ariko ubundi buriya si byo nabwiye mudugudu njyewe kugira ngo njyewe ujye unyiriza mu muganda bawusha nzajya njya gukorera amafaranga ubundi nguha amafaranga cyangwa niba utabyemeye nzigera no mu ijoro kandi iyi si ubundi mubona yandi iki gikobwa ariko ubundi wakigoryoye ninde wakubwiye yuko wowe muri uyu mujyi hari abakobwa birirwa bagenda barira mu isoko bagenda biyakaritse bitesha agaciro. Umwari nkawe ugenda urira mu masoko aho se nshinga akambara nyine cyangwa mweta nujyana hariya haruguru hariya yego njyaneyo cyangwa ntukayinishe urangushije njyewe mwene ku kuntu bigenda njyewe mpita nza mwere kandi njyewe ubundi bwe bajya banyisha batanabizi njyewe zenda kwirahira icumu rwose kayigabaje ako kahibiti zituzitabide kuko zireza ko zabyo nkubura imbere yanjye ishaka ubundi ariko ubundi ko mbona abantu bose bandeba ubu barashaka kubinyamburira baryanjye nivoka shani ibiti abantu bakunda ibyiza batazi kurya reka ntigende nifatire akayijyanye sana rishyize kubera se mudugudu mbona uzigikoreye cyane mudugudu